Ni mu masaa sita z'amanywa TV na Radio 1 biri mu mudugudu w'Itunda mu kagari ka Rubirizi mu murenge wa Kanombe mu karere ka Kicukiro. Abantu ni benshi yewe niyo nka yahuruye bahanze amaso ku muryango w'inzu bavuga ko irimo umugabo wagiye kwihakabyizi n'umugore wundi. Bibaze gusohoka mu masangana gucya we. Nyuma y'umwanya munini umuyobozi w'isiba komangira aba bombi barafunguye uwo bikekwa ko yaje kwihakabyizi mu rugo rw'undi mugabo asohotse yiruka, abaturage bamukurikiza induru. Kavutse Jean Claude umugabo w'uyu mugore bivugwa ko yari masambana n'undi mugabo arasobanura uko yamenya aya makuru mu kuza yasanga bimeze uku akabafungirana. Uyu muhungu bitango ni Kazungu yaje mu gitondo nka saa 12 hagarara hari ari kureba mu rugo bajya ngo bareko nagiye mu kazi. Ndamucunga yinjiye hano hari hashe nk'amasaha nk'abiri n'igice bafungiramo imbere, nibwo nahisinze kureba uyu musaza wacu ni ngwino ndebere umugore ndamwifatiye bya bindi nigwa mutekaho birarangiye ya misi 40 namubwiye nti imugereyeho, nibwo yaje akingura umusaza abasangamo. Nanjye mpamagaye abayobozi baravuga ati wowe nyine shiraho ingufuri, wowe wagomeje umubwirwa ubusambanyi none nimba bamufashe icyaha kiramuhamye. Nyirasafari Brigitte ukekwaho guca inyuma umugabo we avuga ko uyu bari kumwe yari yaje kumusura kuko ngo yari arwaye, ibyo gusambana byo ngo nta byabaye ahubwo ngo nifuhe ry'umugabo, na cyane ko bari bamaze iminsi batakibana. Umugabo yaranyirukanye, mu gihe yanyirukanye ngiye naramuhunze, sinzi rero ikindi kintu yumva ashaka. Ngiye umuntu namuhamagaye ati ngiyewe ndarwaye, umutipa baraje sibyo, amaze kuza araza arinjira, ngiye ntago mbizi ibindi batekereje kuba babonye ngo umuntu ngo yansuye na sinasurwa se. Uyu mugabo avuga ko amakimbirane ahura mu rugo rw'abashingiye ku gucana inyuma ingingo n'abaturanyi bagaragaza nk'ikomeje kugira ingaruka ku mibanire y'aba bombi. Ariko nk'abaturage nanjye nakubwiye yuko twese tuzi ko batabanye neza, kandi kenshi ingeso zikavuga ku mugore. Bubatse urugo nta bindi baranakomeye, ariko none gucinya umuntu nibyo bibajena. Ninde bivugwaho cyane cyane umugore. Ntago byakagombye kuba nyine nk'umuntu ufite umugabo. Uyu muntu wafashwe acinya mu mugabo bwose agomba kubihanirwa, ntago wari umuco. Icyaha cy'ubusambanyi nk'uko gisobanurwa mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda ni imibonano mpuzabitsina ikozwe n'uwashyingiwe ku buryo bwemewe n'amategeko akayikorana n'uwo batashyingiranwe. Gusa itegeko riteganya ko gukurikirana icyaha cy'ubusambanyi n'icy'ubushoreke bidashobora kuba hatareze uwahemukiwe mu bashyingiranywe mu buryo bwemewe n'amategeko. Kavutse Jean Claude aravuga ko ataha imbabazi umugore we ngo umwanzuro ni ugutandukana nawe. Umugore nawe ati ibyo ntacyo bimbwiye, gusa agashyiraho icyitonderwa n'ubwo ngo babanaga batarasezeranye. Utirafata ibyo rwo genda musenze nzarera abana banje nawe azagumane n'uriya Kazungu. Ubu ibi byumuzaniye ni ibiki? Ni imyenda ye rwose. Uyu ni wo mutungo umugeneye mu byashatse. Njye niwe mugeneye kuko ibi nibyo bye yazanye. Ndagabana nawe ko kumutungo n'urupapuro ngurisha kwa mama no kwa data, urupapuro rurahari. Ahubwo tutagabanye iriya nzu yatwitwa ikavaho.